Mwaramutse neza, tugiye kubagezaho ikiganiro cyiza cyane kigufi ariko kirahuza ibiganiro bibiri hamwe n'icyo natwe twakoze, ariko twe turagize tuti igitabo Karegeya Spinoza twanze kwandika ngo bibe birebire, ariko twari buvuge mu mboni ya Spinoza. Nyuma y'uko Miss Naomi ashyize hanze igitabo, noneho kigaterwa inkunga n'umumisi mugenzi we agura ibitabo, ariko Karegeya yifuje ati ahubwo biriya bitabo biba byaguzwe uwabiteye inkunga yagombye kubyoriyanta wenda mu bigo by'amashuri, muri institution cyangwa ahandi hantu byakenerwa, kuko umwanditsi atiyandikira gusa, atandika ashaka fame. Umwanditsi ntago ashaka fame, ahubwo aba afite message. He wants to convey a message. Good. Umwanditsi haba hari ubutumwa ashaka gutanga. Ubwo ni naho yahise aprofita aravuga ati za institution za ONG n'abandi bikorera no ku giti cyabo bagombye kujya bafasha abanditsi, bakajya bamultiplier ubumenyi bw'abantu, bakabumultiplier hirya no hino. Icyo ni ikintu cyiza cyane, kudo chapeau kuri Karegeya Omar. So bwa mbere kandi tumukozeho, kera twigeze kumukoraho ikiganiro, ubu ntabwo kiri ku online, ariko twigeze kugikora twinjira muri psychology. Icyo gihe twinjiraga muri psychology igihe hari habaye ibintu by'abantu babyina mu tubyiniro bambaye ubusa, agakora ikiganiro cyiza cyane. Twe twinjiye twarimbitse muri psychology mu gitera ibibazo nk'ibyo. Turashimira rero Karegeya. Tukivuga ibyo ngibyo, yavuze ko hari igitabo yatanze urugero. Ubwo natwe tuba turimo kumultiplier kugira ngo abatwumva bajye bareba uwo mushakashatsi, uwo musesenguzi iby'aba yakoze, babikuremo isomo. Yatanze urugero ati hari igitabo cyiza kigeze kwandikwa mu ndimi nyinshi, mu ndimi nyinshi zifasha n'amahanga ku bijyanye na conflicts, dysfunction, conflicts zo mu miryango. Cyandikwa n'iriya institut iba ku Gisozi, ngemeruka iba ku Gisozi. Twigeze no gukora na projet muri School of Debate yagiraga muri Ecole du Débat, yagiraga mu mashuri. Iyo projet twigiye kuyikorana njyamo. Okay, IRDP ni institut ijyanye na development na dialogue. Urumva muri dialogue niho hazagamo project yabaga mu bigo by'amashuri yitwa School of Debate. Good. Ariko yavuze ati igitabo cyarakozwe, ariko uburyo kiri mu Kinyarwanda cyagombye kugirira akamaro abantu benshi, ariko kikaba kirahenze cyane, nta bantu bacyaccessingaho. Ugasanga abanyamahanga barakigura, cyagiye mu ndimi z'amahanga, translation yacyo bo barakigura ko bafite ubushobozi, ariko mu Rwanda bikaba bikomeye kucyaccessingaho. Agakangurira abantu rero gushyira amafaranga, gushyira ubushobozi muri products nk'izo zishobora gufasha abantu abana. Ibyo ni ibintu rwose, ni igitekerezo cyiza aba ashyize ku kindi, nibuye aba ashyize mu rwego rwa culture, mu rwego rwa education. Karegeya rwose turamushimira cyane. Nyuma yo gushimirwa n'abandi banyacyubahiro, Chief Justice muribuka ko mu minsi ishize yamuvuzeho. Good. Iki kintu rero yavuze tugihuza na cya kiganiro cyakozwe na Kensi imfura y'iwacu ari kumwe na Mutabaruka n'undi umwe muri Rirarashe, avuga ati kuki hafunzwe insengero gusa, kuki utubari tutafunzwe n'ibindi byose, n'utugari, kuko nabyo hari utugari tumwe na tumwe tutujuje ibisabwa cyangwa tutameze neza. Icyo kiganiro cyabaye cyiza cyane, muzye kuri Rirarashe murebe ibiganiro batanze, natwe twabivuzeho. Ariko ukuntu tugiye guhuza ibyo bintu rero,
birahura n'ikiganiro twakoze ejo twebwe tugaragaza tuti rwose tugaragaza tuti byaba bisebetse kuba umuntu wo mu rusengero avuga ati bamufungiye kandi akagari ku ruhande rwe gafite ibintu katujuje mu masuku mu nyubako. Ubundi tubanza kwibaza akagari ni akandi, leta ni iyande, guverinoma ni iyande, ni ibintu byo ku ruhande se twebwe tutakisesinga tubijyaho gusa n'ibintu bya kubivuga birumvikana, kubitekereza birumvikana, no kubivuga amagambo araboneka. Ese bituruka ni ibintu by'ibivejuru. Ibivejuru nabyo tuzakora ikiganiro cyaho kuko twebwe tuba dufite ubumenyi bwinshi ku bintu byinshi bitandukanye, tuzakora ibiganiro byinshi ku bivejuru. Ese akagari n'ak'ibivejuru si akacu? Mu yandi magambo, hari ubushobozi bwinshi buba buva mu baturage ariko bukajya nko mu nsengero bukaba bwakora igikorwa remezo, ariko wareba outcome y'urusengero ugasanga urusengero ruri mu biteza n'ubundi bibazo bitewe n'inyigisho wenda zitameze neza baha abantu. Kandi muri welfare hakenewe ko abantu bahabwa inyigisho nzima, noneho ugasanga rurangiza dabora abantu ku mpamvu zitandukanye namwe muzi zagiye ziba mu nsengero bitewe n'ibintu byigishwa, wenda abantu bafite ubumenyi bwo kwita ku bantu, ubumenyi muri psychology, muri sociology n'ibindi, no muri anthropology. Noneho twebwe turavuga tuti ahubwo hari ubushobozi insengero zikoresha kandi ari nabwo bwakafashije akagari. Ni ukuvuga abakire, si n'abakire gusa, umuntu wese ni umukire bitewe n'ibitekerezo bye n'ubushobozi bwe, ariko bagombye kutarebera igihe n'akagari kameze nabi. Bashobora gutera inkunga, bashobora kuorganiza ikintu, bashobora kuorganiza fundraising, ariko akagari kabo kakaba kari gafite nako ubuzima ibyujuje ibisabwa bimeze neza. Atari ugutegereza gusa ngo guverinoma centrale izohereza ubushobozi, kandi uko abaturage bubaka ubushobozi ni nako inzego zagombye kubaka ubushobozi. Urugero, ushobora kubona nk'umuntu ni umugwizatunga akubaka nk'urusengero cyangwa akagura bibiliya nyinshi akazishyiraho. Good. Ibyo bizasa neza, ariko byakagiriye akamaro sosiyete kurushaho arebye ikindi kintu kiri social cyubaka abantu, kuko sosiyete turimo iragenda iba layisize, iba layike koko, cyane cyane yuko bibiliya ntago yashoboye gukemura ibibazo biri social. Ntago ari uko yakoreshejwe nabi, turi mu gihe cy'amayubire y'abakristo, ariko ntituzavuge ngo imyiryane yabaye mu bantu, jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi bibazo biri social byabaye, n'ibindi birenze Afurika cyangwa birenze u Rwanda, ntago byatewe nuko abantu batabaye abakristo neza. Ntago twagambaniye ubukristo, ntago twagambaniye ubuyisilamu, ntago abantu bibagiwe Imana, ahubwo ntibigeze bayimenya kuko baciye muri bibiliya bazi ko ariho bazayimenyera. Buri gihe bahora barebera Imana iri transcenda, iri hanze, bityo bakiyasosiya muri institution zitabafitiye akamaro ngo zibubake, ahubwo zikabasenya, umuntu agahora muri systeme ya auto sabotage. Ubwo rero muri make dushimiye abantu babiri, dushimiye Karegeya bitewe n'icyo kintu yavuze cyuko abantu bagombye gushyira ubushobozi mu kubaka abashakashatsi, igihe bubaka koko sosiyete bakabashyiramo finansoma za institution, niba koko ari ONG zishinzwe kubaka welfare y'abantu. Nanone abantu bikorera ku giti cyabo, sibyo, nta ushobora kugwiza amafaranga n'ubushobozi ukiyubaka, ariko ku ruhande sosiyete irimo kwangirika, bityo n'ibyawe ukora nta garanti biba bifite, nta mutekano biba bifite. Ariko igihe bubatse imitima y'abantu, igihe bubatse ubumenyi bw'abantu,
baba barimo gukora ibintu bubaka a long terme. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ni Peter Claver Rurangwa ku buvanganzo. Kora share, ukore like kugira ibiganiro byacu bikomeze bigere ku bantu benshi. Utange na comments zawe ziba zikenewe.